Wabonye amazina sako yagiye hamwe iyo foto ntiburemo ariko akanyaga kugira bo
tumaze kuririmba indirimbo nziza cyane, indirimbo ya 40 kandi hinduye neza mu Kirundi nayikuze cyane, iravuga ngo tujyane na Yesu. Haleluya. Hano twavanye ikivugo cyacu rero ko dukwiye kujyana na Yesu. Banishimwe. Ariko kandi ngiye kuvuga ko dukwiye kujyana na Yesu no mu gihe ibintu bitameze neza. Rero nshuti z'Imana, turi mu rugendo, kandi urugendo turimo rurerekeza mu nsago. Haleluya. Abo twaganira nimugoroba twibukiranyije yuko turi mu gihe cy'umunsi w'impongano, kandi umunsi w'impongano uba ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 7 wakurikirwaga n'iminsi mikuru y'insago, iminsi mikuru y'ingando. Turerekeza mu nsago rero, turi mu munsi mukuru w'impongano, ariko vuba bidatinze umutambyi wacu mukuru azava ahera cyane ho mu turogera bwo mu ijuru, avandemo impuzu z'ubutambyi, yambare impuzu y'ubwami, aze kutujyana kugira ngo twinjirane mu nsago. Haleluya. Turi mu rugendo, kandi urugendo rugana heza, urugendo ruzatwinjiza mu nsago. Dufite ibyiringiro by'umugisha yuko vuba bidatinze uwo twategereje igihe kirekire azaza. Ese niba bafite ibyo byiringiro? Mana ishimwe. Shimye Imana ku bwanyu ko mutataye ibyo byiringiro, kandi babwira amagambo Pawulo yavuze. Pawulo igice cya mbere yanditse Abakorinto igice cya 15:51, dore mbamenera ibanga, iri banga abantu b'Imana bafite ku mitima yabo. Ntabwo tuzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya bw'Imana y'imperuka izavuga. Imana izavuga koko abapfuye bazurwa utazongera kubora, natwe duhindurwe. Haleluya. Kubera ko uyu mubiri ubora ntabwo ukwiriye kuzaguma gutya, ahubwo ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Haleluya. Kandi uyu mubiri ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu mubiri wanjye upfa ukambikwa kudapfa, nirwo azasohora rya jambo ryiza cyane ngo urupfu rumbizwe no kunesha. Haleluya. Maze twibaze ngo warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubori rwawe ruri hehe? Icyo gihe nicyo dutegereje, kandi tugitegerezanije ibyishimo byinshi abafite ibibyiringiro. Ibi byiringiro nibyo tugomba kwibukiranya muri ibi bihe by'isago, aho tuzinjira mu nsago nyirizina. Tizimana kwa nongeye kubyakira Abatesalonike mu cyete cya mbere igice cya 4 umurongo wa 15, bavuga ati nicyo tubabwira tukibwijwe n'ijambo ry'umwami wacu, ijambo rituruka kuri Yesu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziriza n'atabasinziriye, ahubwo umwami ugazaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga nk'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzurwa. Imana ishimwe. Kandi nibamara kuzuka, natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo. Haleluya. Tuzamuwe mu bicu gusangana n'umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami wacu iteka ryose. Haleluya. Dusoma ibyacu igice cy'umunani umurongo wa mbere, hatubwira yuko hazabaho agacerere ngo kangana n'igice cy'isaha. Nitujya mu buhanuzi butubwira yuko umunsi ungana n'umwaka, tuzasanga igice cy'isaha amadakika 30 yenda gushyika ku minsi 7.5 cyangwa se hafi iminsi 8. Ako gacerere kazaba kari mu bwami bwo mu ijuru, Yesu uzaba agarutse. Haleluya. Ngira ngo murabyizera, kandi ubwo mwabisomye mukwiye kubyizera nubwo bitaraba. Icyo gihe tubwirwa yuko isabato tuzayiruhukira mu isi ntazi, cyakora ngo ari isi yo kwa Henoki. Haleluya. Isabato no tuzayiruhukira, maze mu gitondo tuduge ku munsi wa 8 dushyike mu ijuru. Mbega ibyiringiro by'umugisha! Mbega ukuntu dukwiye kubitekereza cyane, mbega ukuntu dukwiye kubyibwira, mbega ukuntu abatangije itorero bari bafite ishyaka rikomeye cyane mu mitima yabo yo kwitegura umuhambi, mbega ukuntu amateraniro y'insago yabo yari ateye, mbega ukuntu bazamukaga imisozi bahimbaza Imana. Tizimana arabwiye umuntu waje guterana nimugoroba ngo ibintu byaratitutse, ibintu bisa naho bitagifite isura yabyo byari bikwiye kugira. Ariko nshuti z'Imana, igihe dutekereza aya magambo, igihe dutekereza iri hame ryo kugaruka kwa Yesu,
igihe dutekereza ikigiye kuba tukimurirwa mu musago, umunsi mukuru w'impongano urangiye, dukwiye kuba dufite ubwuzu bwinshi cyane, dukwiye kuba dufite insago ziruta isi. Ariko ahari baraza kuza abantu b'Imana isabato irangiye, n'ejo dimanche kubera ko hari abafatiriwe, hari n'undi tuzaba turuta abangaba. Mbese mubyumva mute? Ibitekerezo byanyu bibishyikira gute? Mbese ni ubuhe buryo Kristo abaryoheye kugaruka kwe? Ariko igiteye agahinda nuko igihe tubona ibimenyetso byerekana ko Kristo ari hafi, ariko abantu bona batangiye guta umutwe. Tizimana kubera icyo abantu bata umutwe babonye Kristo aje. Kugeza ubu ntabwo ndabisobanukirwa, ariko kandi birashoboka ko ari ukubera yuko batamwiteguye. Ese ikibazo umuririmbyi yibajije, ese uzaba witeguye Yesu aje? Ese ashimwe? Mbese uzaba witeguye Yesu aje? Nimurebe nawe iby'impuha zo kuza kwa Yesu byagiye bibaho. Mukuru twari tuganiriye nimugoroba yambwiye iby'imyaka 2000 igomba kurangira, imyaka 600 Kristo akaza. Bene wacu, bene wanyu bamenye yuko Kristo azaza mu mwaka utaha 2027, maze bajya mu bihuru, bajya mu bihanamanga, bajya kwitegura Yesu ugiye kuza. Imirimo yabo irahagarara. Tujya kumva ibimenyetso by'uko Kristo ari hafi, ariko ntibande bemera ko Kristo ari hafi. Murabyemera? Muri benshi iyo tuba turi kuyaga nari kubwiriza, nari kubibabaza neza, mbaye maboko murambuye kuko mubyemera. Murabyemera ko Kristo ari hafi? Ikibazo cya kabiri, none si imibereho yawe wowe ntazi sinana, nayiteguye kuza kwa Yesu? Niyo wisubiza kwa muri benshi. Urebye ukuntu niba koko Kristo ari hafi, ubona imibereho yawe yiteguye kugaruka kwe? Aha rero ni ikibazo kizingiye, ni ikibazo kiri. Uriteguye cyangwa ntabwo witeguye? Igihe Kristo yari agiye kuza bwa mbere, Daniel yari yarabihanuye, yari yaravuze igihe Kristo azazira. Nibyo cyangwa si byo? Ko azaza guhereza ibyumweru 70, hagati mu cyumweru ndetse azabuzanya ibitambo n'amaturo, mu ntangiriro yazo azasigwa. Bari abagombaga kuba bagisobanuza bwa Daniel bari bazi amatariki yo kuza kwa Yesu. Yesu yasanze bamwiteguye. Nasomye amagambo ateye agahinda ko marayika yoherejwe baze kureba ibirori byiteguye, aze kureba uko abashyira babyiteguye, aze kureba uko abatambyi bameze, abakuru b'ishengero uko biteguye ibirori byo kuza k'umucunguzi w'isi. Marayika yasanze babyiteguye. None se ubu byazagenda gutyo? Imana rero iduhaye aka karyo ko kuba muri aya materaniro y'isago ashushanya icyo cyenda kubaho. Haleluya. Umunsi wa mbere ni umunsi wo kuza kwa Yesu. Isago zizatuma iminsi 8. Habyumvise yemwe? Umunsi wa mbere w'isago ni umunsi wo kuza kwa Yesu. Ibi turimo ni ibintu by'amahoro. Abyita gute mu kigo? N'imikirwa. Uko n'ubise mu bivuga. Ibintu by'imikirwa turimo. Ariko umukirwa ni uw'agaciro gakomeye, ufite ikindi kintu ushushanya. Kandi twamaze kubona mu nyandiko zera ko Imana ishaka gutanga umugisha. Haleluya. Muri iyi gahunda y'umukirwa w'amateraniro makuru, Imana irashaka gusuka mpemu yera. Haleluya. Irashaka gusuka ku mvura. Mwigisha mu gitondo yatwigishije neza cyane. Ishaka gutanga ku mazi.
kandi ku mvura y'urushana kugira ngo abantu babe biteguye gusanganira umwami. Ntabwo ari iby'agaciro gakeneye, ariko ndashaka ko imitima yacu yerekera noneho kuri ibyo bizima, kuri ibyo ngibyo tuzaba tutagishushanya bya Yesu. Haleluya. Umunsi wa mbere w'isago rero ni umunsi tuzaba twogoga ikirere. Haleluya. Nshuti z'Imana, kimwe mu bintu byantangaje cyane, muzakore ubushakashatsi, ni urugendo rujya mu kirere. Buriya mu izuba kugira ngo ritugereho riba ryakoze urugendo rurerure rwose. Buriya umurasire utugezeho wawanyenze iminota 8, ariko birusha umuvuduko w'umurabyo ibirometero 300 mu isegonda. Niba nibeshye neza, umuvuduko w'urumuri ugenda cyane bikabije, bikagenda 8. Ya nyenyeri tubona tukabona kuyibona yo igenda imyaka nk'amajana 5 kugira ngo iriya nyenyeri tuzabashe kuyibona. Biratangaje. Ariko aho hantu, haleluya, aho hantu tuzazamuka mu minsi 7. Ntabwo nzi abize muzamfashe, ntabwo nzi umuvuduko tuzaba turi kugenderaho uwo ari wo, ariko bizaba ari ibintu bihimbaye cyane. Haleluya. Kuzabona ibi birori ni akaga, birababaje inshuti z'Imana, ariko kandi amakuru mfite Abanyarwanda baravuze ngo izina ryiza ntabwo ryabujije umukobwa kuguma iwabo. Biratangaje ko wakwitwa umudivantiste bisano ni ugutegereje kugaruka kwa Yesu, ariko Yesu yazaza agasanga ntabwo mwiteguye. Kandi benshi cyane, uko inyandiko zitubwira, benshi cyane ntabwo bazaba biteguye. Ndetse ngo Inaweti yabonye zimwe mu nsengero nkuru rwa Maranje abantu buzuye bakaba bicaye no hanze nta n'umurimo, wahita kubita w'ikigufuri ko nta n'umwe uzajya mu ijuru. Birababaje cyane. Indi nyandiko yatubwira ngo nta n'umwe muri 20, kwanza ari muri cya gitabo gisomeye kare umurimo wa Gikristo, nta n'umwe mu bantu 20 witeguye. Mu murwa w'abantu 20 nta n'umurimo. Ese ntabwo biteye ubwoba? Biteye ubwoba cyane. Nicyo gituma igihe tuje mu nsago dukwiye kwibaza, ese koko turiteguye kujya mu nsago cyangwa? Ese nditeguye cyangwa? Kenshi na kenshi igihe mpagaze imbere y'abana b'Imana numva nkwiye kuganira n'umuntu umwe, kandi numva ntari umubwiriza. Njye ntabwo ndi umubwiriza mu by'ukuri, ntabwo nzi kubwiriza, ariko mba numva nkeneye ko ibitekerezo byanyu by'umuntu turi kumwe mu materaniro atekereza ubwe, yiyumvira iby'ubwami bw'Imana, akamenya mbese ni izihe nkomyi ziri mu nzira. Inshuti z'Imana, twagiye twumva impuhazi z'ibyenda kuba. Abadivantiste bafite ubuhanuzi, bafite ikarita ya gihanuzi, bavuga ngo iki nikiba wazakurikira wiki. Nibyo bigiye ko abantu mu Maranje abantu ko mukuri byanditswe byera, ibyo murabizi. Mu bintu rero twiteze yuko bigomba kuba hano ku isi, nuko abana b'Imana bazagerwaho n'agahamo gashingiye ku mategeko y'Imana, kandi itegeko rya 4 ry'isabato rizaba ryibasiwe. Ni bande babizi? Abaye bakeya, ubwo tuzabyiga ahari. Itegeko ry'Imana rya 4 rizaba ryibasiwe. Hazaba amategeko y'icyumweru ahatira abantu kuramya kw'ikinyoma. None mu minsi yatambutse ibintu byagiye bikara cyane, bakavuga bati dore Papa Francis yaje kandi no mu Jesuiti agiye gutangaza icyumweru, yasohora Laudato Si. Abantu bumvise amagambo ndi kuvuga ni bande? Bashaka ko mushingira intaye, mujye munishingira. None se amagambo abantu kuyumva bateye haleluya bati Hosiana. Niko byagenze. Ntabwo bateye Hosiana ko ahiguje mu izina ry'Uhoraho, ahubwo bakutse umutima bagira ubwoba.
abantu bumvise ko itegeko ry'icyumweru ryatangajwe nubwo biza ari ibihuha, abantu barushaho kugira ubwoba, maze nkahita ngira ikibazo. None se kubera iki bagize ubwoba? Ntabwo bashaka kuva mu isi? Kubera iki gihe tumenye yuko ibyaje bya bindi dutegereje, aho kugira ngo bidutere akanyamuneza tuvuge duti turatashye? Haleluya. Kubera icyo birushaho kudutera ubwoba cyane, tugahinda umushyitsi, ayo makuru akaba acitse igikuba, abantu bagatangira guhamagarana, babandi bo mu matsinda bagatangira guterana, bahanuza abayobozi babo mu matsinda ko bakwiye kubyitwaramo, ubona bafite ubwoba rwose. Ikibazo cy'amatsiko, ese uwo muntu yiteguye kuza kwa Yesu cyangwa ntabwo abyiteguye? Umuntu umenya yuko ibimenyetso byo kuza kwe bigeze, ko ya dimanche twategereje igihe kirekire yaje, noneho bikamutera ubwoba, uwo muntu ategereje Yesu cyangwa aratubeshya? Tuzimana twize nabi, twiga ubuhanuzi mu buryo buhahamura imitima. Ndetse batangiye kumva ibitabo ibyo byose hano biremewe. Ubundi hari abo bambwiye ko zanitwaza iki gitabo gusa, biriya bitabo bindi ngo bitera abantu ubwo badakwiye kubizana. None wari utangiye kuntega imitego wowe? Imana ishimwe kuko abantu b'Imana y'Imarambya ko mwemerera umwuka w'ubuhanuzi, kandi bawumugisha cyane. Ariko kandi inshuti z'Imana, igihe dutangajwe ko ibihe bigeze, byari bikwiye kudutera gusanira haleluya nyinshi cyane dushima Imana. Byari bikwiye kudutera akanyabuga bavuga ngo cya gihe twategereje kirageze, kuko Yesu ntabwo azaza imashi idatangaje, nta hantu tuzayikwepera. Ubwo bibaye gutyo biriya bitabo byaba byarabeshye. Ubwo se niba agomba kuza dimanche itangajwe, umunsi yatangajwe ntituzishima tuvuga duti nacyo kirabaye? Kandi niki cyatera abantu kwishima igihe babona dusatiriwe, igihe babona ibibazo bigomba kugera ku bana b'Imana bidusatiriye? Erega iyo nzira ni ngombwa ko tuyicamo. Niki cyadutera kuvuga haleluya? Ibyo bintu tuzabiganiraho, kuko insanganyamatsiko yo kugendana na Yesu ndetse no mu nzira igaragara ko inyerera dukeneye kubiganira. Yesu wacu ntabwo ari Yesu wo mu mucyo ngo maze igihe tugeze mu mwijima w'icuraburindi tumubure. Azaba ari kumwe natwe. Haleluya. Ariko ikitangaje cyane nuko no mu mucyo Yesu ntabwo tumufite. Twishimira ibirori, twishimira kubyina, twishimira kuririmba, ariko kandi ugasanga imyiteguro ntayihari. Amagambo nifuje ko dutindaho, ibitekerezo byanyu bikayagumaho, ntabwo ndi butinde, ntaza kubatera ubwoba. Ni Luka 21 isomo muvandimwe yadusomeye. Luka 21 ni mirongo gera kuri 3 rwose, umurongo wa 34, umurongo wa 35 n'uwa 36. Arambwira ngo ariko mwirinde. Haleluya. Nimwiyubare, nimwirinde, muramenye ibintu mubyiteho cyane, muramenye mutabifata nk'amagambo asanzwe. Nimwiyubare kuri aya magambo ya Yesu Kristo. Aravuga ati nimwirinde imitima yanyu yo kuremererwa n'ivutu no gusinda cyangwa kuborerwa n'amaganya y'iyi si, umunsi ukazabatungura. Abantu benshi bazatungurwa, kandi ibintu bigiye gutungura abantu, bitumye abantu batungurwa no kuza kwa Yesu. Yesu yabiciyemo imigabane 3. Mugabane wa mbere w'abantu baguye ivutu, abantu badamaraye, abantu baguwe neza, abantu bose badafite icyo bitayeho, abantu babona ibintu byose bimeze neza. Abo bantu ngo nibirinde cyane uko kuza k'umwami kutazabatungura. Kandi Yesu abo bantu
gusoma icyete Yesu Kristo yandikiye umukunzi we, mukunzi wa Laodikiya. Ubutumwa bwa Laodikiya kuko buri muri byaje igice cya 3:14. Rafa wandikiye marayika w'Itorero Laodikiya uti: wita amen, umugabo wo guhamya ukiranuka, nkomoko y'Imana yaremye, aravuga amagambo ati: nzi imirimo yawe yuko ntabwo ushyushye kandi ntabwo ukonje. Nuko rero kuragaze yaze ngiye kugenza gute? Ngiye kukudahwa, uko abarundi bavuga. Ayo magambo ateye ubwoba cyane yandikiwe umukunzi wa Yesu ugereyeho. Kandi uwo mukunzi nije, uwo mukunzi ni wowe. Yesu aravuga ati: nziwe ndakuzi wowe, ndakuzi kuruta uko wiyizi. Dore wowe uko wiyizi ni uku nguku. Uravuga uti ndi umutunzi, ndi umukire, ntacyo nkeneye. Niko inyandiko yanditse cyangwa n'amagambo yanjye. Abadiventisi bose wa karindwi bagiye kurimbuka, bagiye gutungurwa no kuza kwa Yesu kubera ko badamaraye. Ntabwo bazi ikibazo bafite. N'abantu bazi ko ari abatunzi, n'abantu bazi ko bambara neza, n'abantu bazi ko bafite shiya nziza, n'abantu bazi ko baririmba amajwi meza, kandi n'abandi barabizi rega. Wagayoboka umuyaga yakoze kwiruka. Ntiyabazive ni beza, ibintu byabo biba biri smart. Ubukwe bwabo ni akataraboneka, imbata zabo ziri kuri porogaramu nziza. Gahunda yabo yo kuramya iteguye neza. Mubonye ukuntu bazanye Bibiliya bisa neza. Haleluya. Maze rero uyu mugore wa Yesu, itorero rya nyuma rya Laodikiya, muri bwa riti: ngewe ndi umutunzi, ikibazo ufite Bibiliya namwe mu y'ubuhanuzi, komeza amategeko 10. Mu by'ukuri dufite ibyivugo kandi bihimbaye kandi bidashidikanywaho. Nteguro y'ishengero ry'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi nta handi wayisanga. Abamisemo baba bameze neza. Abana bato guhera ku myaka 4 baba ari abantu wabazi ibya Bibiliya n'iby'ubwenge bakabibagusobanurira. Ariko hambavu y'uko abantu biyizi n'uko batuzi, hari n'uko Yesu akuzi. Haleluya. Hari n'ukuntu Yesu atuzi, kandi ukuntu Yesu atuzi ahari n'ibyo dukwiye kwitaho. Tubandemera ko dukwiye kwita kuko Yesu atuzi. Uko abantu bakuvuga neza, uko ishengero ryaba ritunganije neza, ko baba bafite porogaramu zinoze. Ariko niba Yesu atabashingira intare, haleluya, niba Yesu umugabo wo guhamya, mushinga we nawe atabashingira intare mu by'ukuri, atababona neza, dufite akaga gakomeye cyane. Uyu mushinga nawe Yesu rero aravugazi: nyamara ntihariko mpuzi, kandi ukuntu mpuzi ni kubi. Yewe yakurebye mbona wambaye ubusa. Biratangaje. Ushagaje kuba umukunzi wawe, we waba uzi ko umuntu ukeye, umeze neza, wambaye neza, urimo kurangarirwa. Ariko umukunzi wawe yakureba akabona wambaye iki? Byamukoze isoni cyangwa ntabwo byamukoze isoni? Byamukoze isoni. Kubona sheri wawe yambaye nabi byamukoze isoni. Noneho rero yambaye ubusa byaba ari ibindi. Twatekereza ko uwo muntu yasaze, twatekereza ko yataye ubwenge. Kandi ndagira ngo babwire yuko Yesu atabeshya. Abemera ko Yesu ari umunyakuri n'abandi. Yesu ni umunyakuri. Yesu ari
umugeni we ngo wambaye ubusa. Ntabwo muri bubyemere, ariko ni Yesu bivuze. Ni Yesu kwaga ngo mwambaye ubusa. Kandi mwe muri bwa ko mwambaye amakote n'amakaravati n'ibishanana myiza. Yesu yabarakabona mwambaye ubusa. Kandi yewe ubona muri mwashakishe rwose ntacyo bamariye. Ni Yesu wagira icyo abamarira. Haleluya. Ariko Yesu arabitegeza akabona mwambaye ubusa. Nta mpuzu mwambaye. Iteraniro ry'abantu bambaye ubusa we. Bamwe mukuremo imyenda gatoya mu bitekerezo byanyu murara. Mukuremo izo mpuzu mu bitekerezo ariko. Nuko Yesu ari kubabona. Yahagaze hano ku ruhimbi ari kubareba. Biteye ubwoba, biteye isoni. Abonye mwambaye ubusa. Icya kabiri, muri impumyi ntabwo mubona. Nabyo biteye akaga. Abantu ntabwo babona. Ntabwo bari kubasha kureba umukunzi wabo. Mishari niwe mperuka gutaha ubukwe, ariko yaranyuzwe no kureba umukunzi we. Baratubyohereje cyane, batuma natwe tubishaka, kandi igihe kitaragera. Ariko uyu mukunzi wacu Yesu we arabona umugeni we atabona. Nta kintu umugeni ari kubona. Amusezeze reka ntabwo bikunda. Shaka kumunezeza ariko ntabwo biri bwemere, mbese ko atabona. Ariko uyu mugeni ateje ikibazo cyangwa ntabwo ateje ikibazo? Afite ikibazo cyangwa nta kibazo afite? Kandi inshuti mbone n'umutindi. Ahantu aturuka rwose ni mu buzima bubi cyane. Ni umukene wo kure cyane. Ku byo nyine nta mwenda agira, ni impumyi. Uko niko Yesu abona wowe utarakura nawe. Iyo niyo baba yakwandikiye. Ariko kandi akugira inama, ndakugira inama ngure w'izahabu, ngure wo kwizera gukorera mu rukundo. Haleluya. Erega ntabwo bishoboka ko utamwizera ntabwo abasha kumunezeza. Kandi umuti ni wa udashaka kuduha muri aya materaniro makuru. Nuko dusukira mwemu yera ku maso. Haleluya. Tugahumuka, tukabasha kwishimira ibyiza bye, tukabasha kunezererwa muri Kristo. Mpamvu tutishima, mpamvu ubona turi abantu bahorana uburakari, b'abanyamwaga, nuko nyine ntabwo tubona umukunzi wacu, ntabwo tumureba mu maso. Kumureba mu maso byatuma tukayangana natwe. Kandi arashaka no gutanga umwambaro. Haleluya. Ashaka gutanga ikanzu yo kwambara, kandi ubwo n'ukugororoka kwe. Imana ishimwe. Nshuti z'Imana rero, muramenye mutagwa mu ivutu. Hajya mu kirundi bavuze mu niki. Ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu yemerwe no kudandahirwa. No kudandahirwa. Kora wasanga mu kirundi bifite n'ubundi busobanuro, ariko njyewe ivutu ndi kubabwira nuko abantu bariye bose bakumva baragize. Sibyo? Bakumva nta kibazo bafite. Kono muri stoke biriyo. Haleluya. Abadiventiste bo baraza kugwa muri iyi ngorane yo kumva biriyo. As